kukubwira ibintu bimwe na bimwe bizigwaho muri iriya namba ndetse n'ikintu ndetse n'icyo izasiga ku ba pioneers bose cyangwa se ku bantu bose bamenye. Muraho neza abavandimwe ba pioneers, abantu bo mwese mukurikira iyi YouTube channel yacu 6+250. Uyu munsi dufite amakuru meza agiye atandukanye avuga kuri Pi Network. Dufite amakuru mashyashya tubazaniye aka kanya, aho ibintu kugeza kuri aka kanya biri kugenda bijya mu mucyo nk'uko tugiye kuza kubirebera hamwe ku itangazo twahawe na Core Team binyuze muri dashboard zacu. Nk'uko mubizi, buri gihe cyose, buri cyumweru Core Team itugenera amakuru agiye atandukanye avuga kuri Pi Network, aho umushinga wacu waba ugeze. Rero uyu munsi ndagira ngo twibande kuri iri tangazo twese twahawe mu dashboard abantu benshi bakomeje kwibazaho. Ndagira ngo umfashe umurikire, hanyuma sinje kuvuga ngo ngiye kugusomera itangazo, ahubwo ngiye. Muraho neza abavandimwe ba pioneers, abantu bo mwese mukurikira iyi YouTube channel yacu 6+250. Uyu munsi dufite amakuru meza agiye atandukanye avuga kuri Pi Network. Dufite amakuru mashyashya tubazaniye aka kanya, aho ibintu kugeza kuri aka kanya biri kugenda bijya mu mucyo nk'uko tugiye kuza kubirebera hamwe ku itangazo twahawe na Core Team binyuze muri dashboard zacu. Nk'uko mubizi, buri gihe cyose, buri cyumweru Core Team itugenera amakuru agiye atandukanye avuga kuri ibintu bimwe na bimwe bizigwaho muri iriya namba waba ugeze. Rero uyu munsi ndagira ngo twibande kuri iri tangazo twese twahawe mu dashboard cyangwa se ku bantu bose kwibazaho bamenye Pi Network. Rero reka mbanze usomere hanyuma tangazo, sinje kuvuga ngo mu Kinyarwanda, hanyuma turebe hamwe itangazo icyo twakwitega kuri kubwira ibintu bimwe na bimwe bizigwaho muri iriya namba ndetse n'ikintu ndetse n'ibihumbi 2025. Baravuga ngo cyangwa se ku bantu bose dogiteri bamenye Pi Network. Rero reka mbanze musomere yawo tangazo, hanyuma nakubwira mu Kinyarwanda, hanyuma turebere hamwe icyo twakwitega kuri tariki ya mbere ndetse na tariki 2 z'ukwezi kwa 10 umwaka turimo w'ibihumbi 2025. Baravuga ngo dia Dogiteri 20 Cheng Diao funds as one of the two founder of Pi Network will be. Iri tangazo n'ibyo dufite mu dashboard yacu. Rero ngiye kukubwira ibizigirwaho cyangwa se akabaho k'iyi nama, ikintu bizadufasha nkatwe nk'abapioneers kugeza aka kanya. Rero rishatse kuvuga ko uyu Dogiteri Cheng Diao, iri tangazo ari uburyo dufite mu dashboard yacu. Rero ngiye kukubwira ibizigirwaho cyangwa se akamaro k'iyi nama, Dr. Nicolas bizadufasha nkatwe nk'abapioneers wakundaga kwigaragaza mu itangazamakuru, wakundaga rero rishatse kuvuga ko ariko ntabwo twari tuzi Cheng Diao ko nawe ari umwe mu bashinze Pi Network. Bivuze ko kugera kuri aka kanya Cheng Diao nyuma ya Nicolas na Dr. Nicolas ndetse na bagenzi be kabiri nyuma ya Nicolas, ntabwo twe wakundaga kwigaragaza mu itangazamakuru Pi Network. Rero wakundaga bavuga ko azaba agaragara umwe mu bazavuga cyangwa se Cheng Diao bazagira ikiganiro cyangwa se mu bazaganiriza muri iriya nama yitwa ngo Cheng Diao na Nicolas 9 izabera muri Singapore. Nicolas ntabwo twe tuzi ko ni mu gihugu cya Singapore muri Pi Network. Rero muri kapitali yaho azaba aho umwe mu bazavuga cyangwa se ko mu bazagira ikiganiro cyangwa se izaganiriza biri kuva kuri iriya nama yitwa ngo kugera ku itariki 2 z'ukwezi 2019. Ubwo ni ukwakira muri Singapore, ahangana mu gihugu. Wakibaza ngo rero token bibera muri 49 bishatse yaho umurwa mukuru waho, benshi ushobora kumva ndetse bakavuga ngo
wenda izaba bizatangira kujya ku itariki ya mbere kugera ku itariki ebyiri z'ukwezi koranabuhanga cyangwa se 10 ubwo ni ukwakira mu kinyarwanda izagira agaciro ariko ndagira wakibaza ngo rero token 2049 bishatse kuvuga iki abantu benshi 2049 ni imwe mu nama nini wenda nibwo ibintu bizatangira kujya kuri cryptocurrency na blockchain ahanga nakuza koranabuhanga cyangwa se crypto akatuvuga aribwo izagira agaciro ariko ndagira ngo musobanure aricyo aho abashoramari cyangwa se abashoramari token 2049 ni imwe mu nama n'isi bahurira bagasangira ibitekerezo cryptocurrency na blockchain ahanga nakuze video ivuga kuri cryptocurrency kwitabira kwa blockchain young fund aricyo aho abashoramari cyangwa se abashoramari network ikomeje n'abayobozi bakomeye ku rwego rw'isi bahurira bagasangira ibitekerezo kandi bizaduha icyerekezo gishya ku iterambere ryayo hanyuma ku bashomeri icyo twakwitaga rero muri iyi nama ni igikomeye cyo kubwira angahe ko tuzamenya icyerekezo ikomeje kwegukana icyizere ku rwego abantu benshi batatangiye kuvuga ko cyangwa se kandi bizaduha icyerekezo gishya ku iterambere rizaba ubwo ni open ryayo hanyuma ku bashomeri icyo twakwitaga rero muri iyi nama ahubwo ni ukugaragariza umaze kubikubwira angahe cyangwa se icyerekezo bakaduhereza icyizere cyavuga wenda abantu benshi batatangira kuvuga ko kuba ibintu bizahinduka mu main network cyangwa se yazamura ikagira agaciro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byose ni ibintu byose bizavugirwa mu nama ariko ntabwo ari byo ahubwo mugaragariza 20 gihe cyangwa se byose uzabikurikira ahangaha bakaduhereza icyizere kuvuga live iyo nama iri kuba muri Singapore uraritswe cyangwa se ikagira agaciro ndetse n'ibintu bigiye bitandukanye ibintu byose bizavugirwa mu nama kugeza aka kanya twaba cryptocurrency cyangwa se network kiranga nuko byose uzabikurikira ahangaha ndetse uzanakurikira live iyo nama utapfa iri kuba muri Singapore uraritswe cyangwa se muraritswe umuyobozi nawe ari mu bantu bashinze rero token 2049 ntago twari tubizi rero n'ibindi nabyo ngeza aka kanya kuba cryptocurrency cyangwa se network kiranga no kurica no nayo hari ibintu byinshi bikuru mashya hari ibintu byinshi bishyira mu kugera kuri aka kanya utapfa kumenya ibyo ari byo hano hasi uze kuza kubireba ivuga yuko igihe open nawe ari mu bayabaye nta muntu uzigera ubibona ntabwo abantu b'inyaryenge n'abandi bakunda gukoresha amakonti yabo buri munsi abantu mayininga bamara kumayininga bakigenda ugasanga mashya ndaza kuyishyira bibona cyangwa se atamayininga ndaza kuyipininga hano hasi network izabireba ntabwo uzigera umenya ko open network izaba yabaye uzaba ufite kubera utazigera ubibona ahubwo gukora abantu b'inyaryenge babandi rero bakunda gukoresha amakonti yabo buri munsi abantu mayininga izabera kumayininga bakigenda ugasanga ashize nk'ukwezi yacu atabibona cyangwa se atamayininga aribyo bivuze ko badusaba network izabera ntabwo uzigera ubimenya ukoresheje dufungura account rero ufite kubera ahangaho niho hazorezwa ngo ukora ibintu cyangwa se yabaye niba yabaye hanyuma bagusabe open network cyangwa se zabera tuzabyoherereza kuri open network kugira ngo twabashe gukoresha pin zawe cyangwa se kuba wahasha pin zawe gushyiramo rero kuba pioneers twakoresheje dufungura account rero ahangaho niho hazorezwa ngo open network yabaye niba yabaye ahangaha bagusabe kwikonesha cyangwa se baguhere waba uherereye hose kuko kugira ngo zaduha babashe gukoresha byerekeye pin zawe cyangwa se kuba wahasha ndetse n'amahirwe niba uri umupioneers ni inama azagerageza gukurikirana iyi nama nk'uko nabikubwiye yazabikurikira ahangaha tubabwira 5 icumi ku icumi aho waba muri uherereye hose kuko izaduha byinshi mu byerekeye mu buri gihugu ahazaza happy network ndetse n'amahirwe azazira 2049 aba pioneers 9 wasanga nayo irimo rero nk'uko ibintu byose niho ibintu byose bizambiye muri pipe bakora amavideo cyane cyane mu gice ukuntu wabasha kuyikoresha ndetse n'uburyo nawe wabasha kuba wakeni ariko
niba udafite umwanya njyewe ndahanga kugira ngo 2049 njye ngufasha uyamenyere 2049 rero uyu Dr. Cheng ibintu byose bizingiye muri azana cyangwa se azaduhereza icyizere wabasha kubikoresha muri cryptocurrency cyangwa wabasha kuba wakimenyera amakuru wacu niba udafite umwanya njyewe itariki ya mbere ndetse na tariki ebyiri ngufasha uyamenyere ebyiri tuzarara rero uyu Dr. Cheng azaza blockchain azazana cyangwa se azaduhereza icyizere cy'ejo hazaza cryptocurrency ariko buriya umushinga Pi Network ugera kuri aka kanya ishingiye kuri blockchain itariki ya mbere ndetse na tariki ebyiri uvuga ku itariki ebyiri cyangwa se nta yindi hazaza n'ahandi hantu ishingiye ntabwo ari aka blockchain n'ikindi cyangwa se byerekeye cryptocurrency ndetse na blockchain Bitcoin nayo benshi ntabwo bazi blockchain cyari cyo buriya ifite blockchain yayo tukagera kuri aka Pi Network ifite blockchain yayo ariko ifite n'udusabu inkomoko cyangwa se nta yindi n'ahandi hantu ndetse ntago Stera hanyuma rero iyo Stera niyo Bitcoin nayo ifite amacoin yayo ifite blockchain yayo yose ameze neza kuko ifite blockchain yayo ifite iyo bita XRP ubungubu ikaba iri kumwe n'idolari 2.36 ndetse na XLM Stera ikaba yo ifitwe na Stera hanyuma izo iri ku madolari iyo Ripple nayo iri kuzamuka amacoin yayo kuri aka kanya urumva ko rero yose ameze neza kuko ushingira Ripple ifite iyo bita XRP ubungubu iri ku mushinga wacu w'abadolari 2.36 bigaragara XLM cyane nshobora kuba nibeshe mu gusoma iri tangazo kabayengeruka iri ku madolari avuga ngo nayo iri kuzamuka igeze ku madolari Cheng the Orphan umushinga wacu nanga urumva ko Network byose bisobanura kuba umushinga wacu waba uri sahoye Singapore bigaragara cyane nshobora kuba nibeshe mu gusoma iri tangazo reka nongere ndi gusoma avuga ngo largest crypto Cheng the Orphan ngaho nguko rero ikintu gusaba nkurikira umunsi ku wundi Network will be speaking at token 2049 niba yakoze Singapore on October 1 up to ubundi bigendere 25 ntabwo bisaba amafaranga bisaba ikiguzi cyaricyo cyose largest crypto events nama wawe ngaho nguko rero ikintu gusaba no gukurikira umunsi ku wundi hanyuma gutaha kwibuka gukanda like subscribe niba yakunyuze kandi ukanda amavideo ku yandi gutegura video ivuga kuri swap phone ntabwo bisaba amafaranga hari abantu